rekeraho. Toni ndakugira inama uwo muvuna mweto w'umwiswa. Iyo modoka agenda mukubwira nyirayo. So umusaza yatakarindisha ngo yayiriye. Urumva amuteka imitwe nako nguko. Ngo amuhaye ngo ubutaka butaruke. Uwo muntu umuntu n'igisambo. Urumva ngese bakungu manya ngo shireho umucyo. Umva se bakungu rekeraho nakumvishije. Itonde iyo ngege yari mugabo rero naho ubundi uraza utaragura amashashi. Ubwo ngo akuzanye ngo ashaka kuza kurya amafaranga bavuga ngo uvuye Burayi. Sawa. Yegera y'umusaza. Yetwa uwo yarya amafaranga sindi. Kundura kumbona guteka mutwe. Namumenya namumenya. Araje mbone. Ciao karangiye wapi? Karangiye vuba se washyizemo ibindi. Usibye ko njye nabira bintu wapi rwose. Shayisi wapi pe ntago bindoheye. Erega we ikunda filime zidusobanuye. Ngaho ngizade neza ubundi filime zose rero ubundi bazitekerejeho. Mba nazitekereje. Abasobanuzi bagoswe batazi ibyo barimo ubundi buri mu biki. Wajude kasagire nkishimisha nkakora ibyo nshaka. Umva ahubwo shyiramo ka karirimbo ka Sierra na Diamond gasohotse ejo bundi ngiye niko nshaka naho bya filime wapi rwose. Ugiye kumansura nimbije kubyina ndayishyiraho. Akora bitagiye kubyina never. Manso ese byo byarwara iki? Nicyo gipantaro gikomeye wagira ngo namabuye. Ni igipantaro cya kimansura se cyangwa ni iki? Paseta. Masa ari kundye ariko. Ese warayijoro surabyoyo. Uko bitera stress. Ariko nanone nagira nshyira ntago mba ngeze aha ngaha. Inshuti buri ushatse kuvuga. Romeo hari undi se? Kumbura indi sura. Wapi? Chelsea shirika nkubwira. Uramutipe mu muhanga. Uzikangira inama. Akangira inama z'imikenyero ngomba kwambara. Iyo ugomba kujyana n'ifoto, iyo umugabo wanjye agomba kwambara, n'abamwambariye bamabukwera ba maseri. Ubundi burabwenge ku cyo utabugira. Ufite umuntu nkoriya kandi waramubonye. Nose ikibazo ni iki nawe. Anye nama uzambara dukenyero tw'icyatsi cyangwa twa pinki. Ugira ka makeup kari simple. Mbega umuhungu naruro. No dorekeye. Yego. Ako kuki utabyibuha mbona agira keya nyinshi. Aha. Ubwo nzabyibuha. Se. Undi kuvuga mu buye buryo. Simeze neza se, shameze neza pe nta kibazo mfite. So meze neza. Yego. Meze neza. Mbese ndaryoshe. Sazoreka nkubwira. Abantu turyarya. Yemwe kwakira ubwo nge nawe turaziranye. Nose wabona hari ikibazo ufite se? Nukuri nta kibazo mfite pe. Meze neza. Nta kibazo. Soko nabo naje kugusura ameze nabi we. Hari ikintu nari natekereje. Nari natekereje ko bamasenge nabo habira bitenge bisanzwe. Ako mbitekerejeho cyangwa oya. Dema nk'aba bamasenge bagiye muri Amerika. Yankiriye mu 500 bamu igitenge cy'u 10 bingana. Nashyize ndavuga wabagurira biriya bitenge by'amabubu bimeze nk'amabubu hagiye bigura nimba ari 25 nimba ari 30 ntabwo mbyibuka. Nkabagurira n'iki kindi ha. Ikindi cyose ndatekereza wamfashije gutekereza. N'inkweto. Hari udukweto bari twiza two mama tugezweho. Natwo bazadushyiramo. Fata 80 mbishyire ku muntu. Ubwo se mama nawe yavuga usuna nta ntazimaze.
tekereza ikindi kintu kiri simple wanyu byuzumwe nta nkweto wabona ari munsi y'ibihumbi 30 uretse ndi kugura twa 5 Kose utuguze bigutwaye iki? ariko uri kwivugishwa nk'abatatu bayobewe kandi rero uwo mu cyaro we ntari abandi bayobewe uzi imitwe yabifunze ku nimeze. Okay, ngaho none uzabagurira utuburuze rero. Siko mubwira ibintu ukambwira ngo wapi, ngaho uzabagurira buruze none. None kasozo none aguri seri. Wandi seri nge ndakubwira ibintu byiza, aranyuze ukambwira ngo n'amafaranga ufite. Mwese bitibikise. Abana guteguje. Ngaho. Hasoni. Bakubwira. Igwa kwitode ibintu. Nitonde biki. Ndakubwira. Ukoze hasi unyuta gutora ibintu. Hasoni urangamba ndana nasoni. Hakwaje ugira ubwenge cyangwa umugabo. Buretse no kwere. Nturizi? Ntore kunda burishe. Uyobewe ibyo nzi kuri wowe. Urabiyobewe. Uyobewe kuri musaza wari inzu ye. Witwaje umukobwa arashaka umukunda ukarya inzu ye. Uyobewe byose wagiye ugunyandikaho uri kubyiba ukabigurisha ukarya amafaranga. Byose ntabwo mbizi nagera kubazana mu nyiko bakafunga. None dore umukoresha imbere y'ingatu akosatira ndakubwiye ngo y'inganzwa y'umugore kandi imbere ko urujya kungambanira wowe nasore ubusore byizi diri zose nagutiniza ingabo zingana gute ayo mafaranga y'iyo nzu ntabwo wayigurisha intwari ibibazo ntabwo wabire nigeze nkujya kugururabiza akosa ku cy'inganzwa kubera umugore kugira inzanda gutuma ahubwo namaga menshi ifitanye wabaye tubaho neza wawe niba bakize ngenda cyena wisuzugura sawa none umva nkubwira ngiye guhangana none hose akwereka no kubyo bishoboka sibyo murebe wagiye gukora urabyicu kuri kwimana hakiyamu uzabyicuza burebe wallahi uzabyicuza uzabyicuza mina kwambira Hasoni uzihora wambara kunaniye byose birakure rangiza imararera muri marare musinga wowe urumva wallahi uzabyicuza ngiye kukugira none urumva akantu kose wariye none ndako zikagiye kugaruka none sibyo kandi jana rujya ndabikora ku buryo biri mu exercise hari mu rukundo none umugwanya nahundo nabimenye none reka nze nkwereke sasa ureke utajya kujya muri gereza uretse nkwereke Hasoni abasaza batwara ibintu buhoro wangu ibintu borose kwete niba yaje kwicuza abari ubujiji bwawe ntabwo ari giye sabyo kagendo rero imbata y'umugore umuntu umuhinzi ntabwo kujya kungabana ndetse rero aho gambanye kwa mukute yawe imbata y'umugore uzicuza abantu kosa yawe uzicuza cyamu aba twari neza ma oga kure wowe urumva nafata 180 nkamutakaza ku muntu umwe ari gift z'abantu batatu ubwo mu manyira panye nabaye iki noneho ubwo nyine fata ibyo 100 ubigabanyemo gatatu kugira ngo ubone ibyo byose ubahaye. Okay, ntabwo tubyihorera ariko reka nkubwire soso muri iyi minsi twitwara nabi guteze icyo ni kimwe icya kabiri narongorwa nagira gute nakora ubukwe bwagira gute nawe ukeneye kuva muri iriya nzu y'iwanyu kandi icyiza cyawe ufite umuhungu mwiza umusore witonda ukunda Imana ugira abantu inama iyo atabawe ibi bintu byose tukubwira kujya kubigura shana ntamwe narinzi ngewe ndi umukobwa ariko nta na kimwe narinzi iyo atabawe ntago mba narahagiye kuko ibyanjye babizi n'ibyo mba nibereye igihe rero uriya muntu wagucitse ubwo fatirana ihe n'igihe biba biterwa n'abagira inama njye ntajya nyumva so ufite ikihe kibazo ubwo se muhamagara kangahe ku munsi simpamagara inshuro 3 akareba telefone akanyihorera ubwo se rero wakora iki nawe ariko ntugakumirire kubakomeye nzi kumuhamagara nose niba nta guhamagara mukavugana amamagara we nese atuye n'uhazi urangwa turajya atuye yongiyeyo uzibye nkorera se no kunsiga muri saro akagenda nkamara muri saro nk'amasaha 2 ataragaruka nagira ngo ngiye kumureba mwana ndi kuvugana na boss ku kazi ariko uribaza icyo kintu shareka ngubwire se Romeo ndamukunda n'umutima wanjye wose ariko Romeo yanze kunkunda ntabwo nakubwira urwego nkunda ho Romeo ariko yarabyanze gusureka nkubwire nta ruhinja ruvuga ngo rite rwuzuye ngo sibyo mutware gahoro nubwo ngo umuntu mushyira kuri pressure wajyanga ari muri sauna umubiri uri kubira nk'amazi ari kumbabura
urumva utware gahoro uyu munsi utera utambwe rumwe ejo utera urundi ejo utera urundi urumva ntubizi ko ndi na Sam twamaze nk'amezi 6-8 tutarakundana aho uranyiruka nkaho nk'uwirukanka inyuma ya moto sha agahaka ariko ubundi karahandurika gusa wigize ibiki ntiwabyumva okay reka nzategereze wenda ari nzareba ikimana izakora gake utwara umuntu gake kandi umuntu yumweze ko umukeneye unamukunze nawe acisha make akagenda mu buryo wawe ngo wakatiye iki ubundi se ndayo wazijyagamo uretse kwigira uko nawe wirengagiza ibintu uzi isambu nagurishije mu cyaro nzi ngo ngiye kuza nayo ntangire business nk'abandi so twasangiranye mu kabari ntubizi indaya twacyuye ntazuzi uzirengagije oya asemani kugigira icyana kikagusura ugacemba ukagira ibiki ibyo nibyo urimo wita indaya mani oya numane uzajya witwaza ibintu bifite rezo reke kuvuga ngo ibiki Kelly reka nkubwize ukuri ubaka ka mwanya twariganye urabizi twabanye mu mujyi wa Kigali urabizi twabanye mu tubari n'amabi yose nakoze nge nawe ntabwo ndi buze kongera kuyagarukaho mwana reka nkubwire ugende wimenye kuko ubu nanjye uyu munsi ntabwo ndi bugaruke wongere mbane ntabwo bishoboka nta kiza nabonye muri maraya muzijanditse mapfa nabi oya Kelly ugende wimenye guhera ubu gusa sinkubeshye pe sinkubeshye uwakongera basi nk'umuntu utuma basi nkongera nkamubona n'amaso yanjye akongera akangarukira uriya mutipe nanjye yarankanze ariko ntabwo bivuze mani ngo bigire ibya danje biriya ni ibisanzwe wasanga umuntu ari no kurota mani aya nta kintu kirimo kabisa mwana uwe bigumemo naho ngiyeyo namaze gufata icyemezo kandi ndakuka ngiyeho wakubwira inna lillahi oya ibyo ni ubufumane nese reba niba wazanaga uduceri duke nanjye nkazana utundi tugakomaza ugasanga mani ibintu byose biroroshye ubu ni ngombwa ngo ujye guhasora ngo ubuzima wenyine mani Mike cubwenge siko numva wapanitse mani ndaje tuvuga ese ubundi ko wirushya urashaka kumbona bwa kangahe oya ntabwo naje kwica ahubwo naje kugira ngo mubone ubugingo aricyo gituma igitumye nza nuko uhisemo umugabane mwiza utazaragwa ntawe uzawukwaka niki gituma wumva ushaka kongera kundeba wambonye kenshi ntabwo naje kwica ahubwo naje kugira ngo mbabwirize ubutumwa bwiza mubone ubugingo ku bw'izo mpamvu rero ntumvishe umwanzuro wafashe umwanzuro mwiza uyu mwanzuro mwiza uzatuma ubona umugabane mu bwami bwo mu ijuru bityo rero uhereye uyu munsi icyo ugiye kuzajya ukora cyose kizakubera cyiza ururimi ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda bazagutera baturutse mu nzira imwe bazatatana banyuze mu nzira 7 ukuboko kwiza k'Uwiteka kuzabana nawe gira amahoro mukobwa humura niki kikwirukansa imisozi yose tuza kuko wahiriwe ku Mana ubwo twahuraga ingeso mbi zawe zose waraziretse kuba waraziretse rero ugafata inzira nziza wakoze neza rero uhereye ubu ugize umugisha abakwangaga bose bagiye kugukunda uhereye uyu munsi
urajya usenga amanywa nijoro, ndetse ubuzima bwawe bwose ubiragize Uwiteka akubera umucunguzi. Maze rero dore Uwiteka aguhinduye umucyo muri bagenzi bawe, maze ubamurikire ubamenyeshe agakiza wamenye. Maze rero ikindi ukwiriye kumenya, uzibukira icyaha n'igisa nacyo nk'uko wabigambiriye mu mutima wawe. Watashye ubukwe bwa benshi, ubu nawe ubukwe bwawe bagiye kubutaha. Abo wifurije neza, iyo neza igiye kukugarukaho yikubye 7. Abo wafashije bose bagusabiye umugisha ku Mana, ariko kubera ibyo warimo bitakubereye byiza, byari byarabutangiriye. Ariko umugisha wawe ukugezeho, ugiye kuzagira urugo rwiza, uzabyara impanga. Maze rero abo bana uzabyara uzabarere mu buryo bwa gikristo, ubatoza inzira y'ijuru. Maze rero komeza inzira watangiye, Nyagasani muri kumwe. Ese kutambwira ntarinda ajya ahantu hose nagiye nta kintu urimo kubona. Ni hehe? Ni igipangu cya kangahe? Oya, hari ahantu hari inzu iriho irangi ry'umuhondo, haruguru hari ahantu hari ibishingwe biri ku muhanda, ku gahanda gatambika. Ubwo rero sinzi neza ngo nihe ndangira ahari ho. Mbwira ni hehe? Ndayibona munsi yayo. Ubwo ni ukunyura hejuru yayo. Reka guma kuri telefone. Nakubonye shaka njye uhereye. Nimufate. Ngo washagiye wanyuye shaka kubona. Nakubonye. Unsindishije y'amanywa pe. Gerera naranga agacupa bisaba ngo nibura triste. Amazi menshi mu gitondo. Dore wanguriye wigise turi kureba hano ibintu online. Wigize ryanga n'ibyo byo mutwe. Ni imisatsi. Imituku, mukara, muhondo. Ndi kuri ibintu online amawigi meza agomba kungura. Wasarati wagira. Nawe kuri umuntu w'imbwa ndi gusubiramo 2-3 ntiwabyemera. Wasarati urimbwa uringegera watigoryo. Wasarati. Ndekuratika. Kwatinyuka. Ndekuratika bo. Wasarati. Urasebesheje. Mwamenye base. Sekura nekura. Unejura musatsi. Wasarati watigoryo. Sekura. Ndekura. Wasarati. Ndekura. Wari umuntu w'umugabo. Ndekura. Wasarati. Nakubwiye ngo unuza ko ikosa uzambona. Iki kintu gito. Sibage cyakazi bawe nawe. Ndakwere yo funga umuntu. Ujye mu byacu. Ujye mu byacu sindumve. Ujye mu byacu. Wasarati. Ndavuye ngo urimbwa nyagashyuguri kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Urimbwa nyiramasibira. Uri zambwa zitwa za bobi. Uri zambwa zimwe bitwa za nyagashyuguri. Urimbwa irenze zindi. Cyegitse urantanze. Twarabaye. Umamenye base. Nimbwa bita Simba. Urayizi? Allo? Simba urayizi? Wasaka mubwire. Yiriwe. Wewe umuntu nanga. Ni kuri polisi. Wasaka hano hari uruntu rumeze nk'urujura rwaduteye rwinjira mu rugo rwacu mutubabare mu dutabare. Umuvandimwe wawe ngira akazi. Kawumve. Soka renga igipangu cyanjye. Unuso muteka polisi. Soka. Ndamaze. Soka renga igipangu cyanjye. Iyi nzu. Soka watetse imitwe. Ndamaze. Ukayirya umuntu. Soka. Kubita. Atukogiwe gusa. Kubita. Ndashaka mubwira. Sera ku. Mba mubwira. Akebo nigeramo. Urumva? Kawumve.
Bwese kora bwawe gusa. Hako ntareka ngo waretse imitwe waretse guteka imitwe waretse kugira ikisaza cy'icyesko Ariko so bite byawe. hanyuma abantu barambyukiraho bazibonye mwebende kurwana bavuga ati watetse imitwe kuzura umuteka mutwe barakubeshya urani igisambo. sinzi impamvu nagushyira make Urani igisambo wawe. Shera twuko. Turatega ibyo. Urani igisambo uriya mugabo hari ibintu nk'ibyo by'abaturage ndamuraburize n'amavuna ari kuzana. kandi murambekeka Cyeka sibiki.